Mukunzi wa Judgment Truth Victory ndagusuhuje, nkwaye ikaze ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe amazina nitwa Urinzwenimana Faustin, nk'uko nkugezaho gahunda ya byanditswe ngo nkwifurije kugubwa neza, kandi nkaba nkuhaye ikaze kugira ngo muri ino gahunda ya byanditswe ngo Uwiteka akomeze kutugirira neza, Uwiteka aduhe umugisha, kandi Uwiteka aturebeshe mu maso he. Muvandimwe, ku mugoroba cyangwa ku munsi w'ejo washize twarebeye hamwe inkuru ya Yozefu, uburyo se yamwohereje kureba bene se avuye i Heburoni agiye i Shekemu, ariko akomeza urugendo ajya i Dotani bitewe n'uko bari bavuye i Shekemu bagiye i Dotani mu nzira ijya mu butayu. Ariko twabonye yuko batamukundaga, bigiriye inama yo kumugurisha cyangwa kumwica, ariko Yuda abagira inama yo kumugurisha. Twabonye yuko bari baramwise Karosi, nk'uko twabibonye mu itangiriro igice cya 37 ku murongo wa 19. Ahangaha kuri uno murongo wa 10, ahangaha rwose kuri uno murongo wa 19 niko twabonye bamwise Karosi. Hanyuma turakomeza tureba uburyo nanone bamugurishije ibiceri 20. Ahari muvandimwe urumva ko ahangaha turimo turagenda tureba ahangaha uko bimeze. Urabona hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yozefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura na ba Bayishimayeli ibice by'ifeza 20 bajyana Yozefu muri Egiputa. Rero muvandimwe, nshuti mukundwa wa Judgment Truth Victory, hanyuma bisoza Abamidiyani bamujyanye, ariko baza kumujyana Umumidiyani wari urimo, wari umutware w'ingabo za Farawo witwaga Potifaro, aragenda amujyana mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma uyu munsi tugiye mu gice cya 38. Muri iki gice cya 38 aho tugiye kurebera hamwe Yuda abyara Peresi kuri Tamari umukazana we. Ubundi ni ibintu bitajya bibaho, ariko tugiye kureba uburyo Yuda yafashwe akabyara n'umukazana we. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se, aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana aramurongora, asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yamubyaraga yari Ikezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi, ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera, arazamuka ajya i Timuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye i Timuni gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura,
yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya i Timuna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atarazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamana urampa gisasiro, urampa gisaruro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza? Nawe aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene, awuhaye wa munyadulamu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Abaza abagabo mu mudugudu yarimo ati, maraya uwo ari he? Wari i Enayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati, nta maraya wari aha. Asubira aho Yuda ari, aramubwira ati, ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene, maze uramubura. Hashize amezi nk'atatu, babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasambanye, kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati, mumusohore bamutwike. Bakimusohora, atuma kuri sebukwe ati, nyir'ibi bintu ni we wantwitse inda, kandi ati, ndakwinginze menya nyir'ibi, impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibyo, ati, andushije gukiranuka, kuko namuhaye Shera umwana wanjye, kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye. Ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mu iramukwa rye, impanga zari mu nda ye. Akiramukwa, umwe hahinguka igikonjo cye. Umubyaza aragifata, ahambiraho urudodo rutukura, ati, uyu ni we mfura. Ashubijeyo igikonjo cye, uwari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati, dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambirishije ku gikonjo, bamwita Zera. Muvandimwe, aha ngaha harimo ingingo nyinshi zitandukanye, ariko izi ngingo zirimo hano ni ingingo ziteye ubwoba, aho muri iki gihe birimo birafata intera cyangwa biri gufata imbaraga. Turi kubona Yuda abyarana na Peresi kuri Tamari, ariko uyu Tamari yari umukazana we. Twabonye yuko ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se. Muribuka ko yaragiranaga na bene se, baragirana intama za se, ngo arangije acumbika ku munyadulamu witwaga Hira. Hanyuma ngo abonayo umukobwa wa Showa, aramujyana aramurongora. Hanyuma twabonye ko yabyaye abana batatu, harimo Eri, Onani, ndetse tunabona Shera. Eri, Onani, Shera. Ariko ngo Eri ntabwo yakiranukiraga Uwiteka ngo aramwica. Reka mbabaze, ese Imana yica abantu?
Imana yanga abantu bayo? Oya, ntabwo Imana yanga abantu bayo, ahubwo abantu basarura ingaruka z'ibyo bakoze. Ntabwo Imana yanga abantu bayo. Hanyuma hari undi mugabo twabonye ubwo Eli yari amaze gupfa, iherezo rye rirangiye, twabonyemo neza yuko yashyingiwe. Kera habagaho ibintu byo guhungura, iyo umuntu yashakaga umugore, ndetse no mu muco nyarwanda byabagaho, usibye ko muri iyi minsi bitewe n'uko isi iri kugenda iba mbi, abantu bari kugenda babura urukundo, irari riri kugenda ryiyongera, abantu ntabwo bagifite urukundo. Ubundi kera iyo umukobwa yashakaga ahantu hakaba hari abasore benshi, iyo uwo nguwo washatse mbere yapfaga, habagaho icyo bita guhungura, cyangwa habagaho icyo gufata wa mukobwa upfakaye, hanyuma umusore wari ukurikiye uwo musore wapfuye cyangwa umugabo wapfuye, hanyuma akaba ari we ushyingirwa uwo mugore, hanyuma bakabyarana. Rero ibyo byarabaye kuri Onani, ariko ngo Onani arangije aratekereza avuga ati umwana uzavuka ntabwo azaba ari uwanjye. Mu gihe barimo barakora imibonano mpuzabitsina cyangwa bari gukora igikorwa cyo kugira ngo babyare, uyu mugabo bita Onani afata intanga ze azisuka hasi. Amaze kuzisuka hasi, batubwiye ngo icyo cyari ikizira mu maso y'Uwiteka, hanyuma we birangira apfuye. Akimara gupfa rero, uyu mugabo bita Yuda aravuga ati uyu muntu wasanga atera umwuka nk'uko bamwe bajya babivuga. Nyamara hari igihe umuntu apfa bitewe n'ingaruka z'icyaha cye, bitewe n'uburyo aba yaragiye akora amakosa mu buzima bwe. Ubwo bivuze ngo ahangaha nanone niho dushobora kubona neza yuko mujya mwumva hari uburyo bwo kuboneza urubyaro bwateye, nabyo babivugamo yuko babwita coitus interruptus, aho umuntu afata intanga akazisuka hasi. Nyamara biriya bintu ntabwo byemewe, nubwo isi yabihaye intebe, mumenye ngo ntabwo byemewe. Rero muvandimwe, kiriya ni icyaha, ndetse hari n'abandi babatwa no kwikinisha, nabyo ni icyaha. Rero ahangaha harimo uburyo bwinshi twakiga. Hanyuma twarebamo ikindi cyitwa uburiganya cyakozwe na Tamari, ubwo yagendaga akihindura maraya akaryamana na sebukwe. Ni ikintu kibi, ni ikintu kitabaho. Rero ariko babyaranye abana babiri, ubwo bita Pere ndetse na Zera. Rero tuzagenda turebera hamwe. Rero nawe niba ufite indi nyunganizi wadushyira muri comment, hanyuma ukatwunganira, cyangwa ufite ikindi gitekerezo nabwo ukadufasha kugira ngo birusheho kugenda neza. Ariko muri make ahangaha turi kubona ko ibyo yari yasezeranye byo gutanga ihene yarayijyanye, ariko aramubura bitewe n'uko atari maraya. Ariko turabona nanone hari ahantu ngo nuko ngo arangije ngo ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Rero muvandimwe, icyaha ushobora kukigwamo, ariko nanone kukireka birashoboka. Reka Uwiteka akugire neza, akubere byose, kandi muri aya mateka turi kugenda twiga, Imana iduhe kugenda tureberamo iby'agakiza. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, nakurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Hanyuma niba ufite igitekerezo kindi wadusangiza, washyira muri comment. Uyu munsi rero twari mu itangiriro igice cya 38, aho turi kugenda tureba neza icyo Imana igenda ituvugaho. Reka rero nkwifuriza umunsi mwiza, kandi Uwiteka akomeze kukuyobora ndetse akubere byose muri byose, mu izina rya Yesu.